Aha ni mu myaka 40 ishize itorero rya Presbyterian mu Rwanda ryigobotoreye ingoyi yo guhora riteze amaboko abagiraneza mvamahanga. Hubakwa amacumbi yaje kuvamo hoteli y'icyitegererezo ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ibisanzwe aracyari Cedric Niyonshuti. Kanda subscribe, share na comment kuri Igomatswe TV, tujye tubana mu biganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Baha ikaze rero. Bethany Hotel ni imwe muri hoteli zimaze igihe ariko zubatse ahantu hitondewe mu mujyi wa Karongi, ikaba imwe mu zikundwa na ba mukerarugendo basura iki gice. Ni hoteli yubatse neza ku mazi y'ikiyaga cya Kivu ku buryo mu gitondo ukangurwa n'amajwi y'inyoni zo mu biti biyikikije. Amazi y'ikiyaga cya Kivu asuma n'amajwi y'abarobyi basuye imuhira bishimiye umusaruro w'isambaza, indugu cyangwa amafi biboneka mu kiyaga cya Kivu. Iyi hoteli ni umusaruro w'icyerekezo cy'itorero cyashinzwe mu mwaka w'1982 ubwo cyafataga umwanzuro wo kugabanya kurambiriza ku nkunga z'abanyamahanga zishobora kubura igihe icyo ari cyo cyose. Pasiteri Sibomana Fidèle, umuyobozi mukuru wa Bethany Investment Group, yabwiye igihe ati: ariko rifite n'abantu barifasha, tukareba rero kuva icyo gihe tugasanga mu myaka iri imbere izaza abo bantu bafasha itorero bashobora kuba batagihari cyangwa se bararebye bati twarabafashije bihagije. Itorero rero nibwo ryatangiye kwishakamo ibisubizo birambye kugira ngo mu gihe kizaza rizinjire muri gahunda yo kwigira ridakomeje gutega amaboko ku bantu bo hanze, ku baterankunga ryari rifite. Kuri ubu Bethany Hotel ifite ibyumba 55 ariko intego ni ukugera ku byumba nibura 80 mu myaka mike iri imbere. Ifite umwihariko w'uko ihendutse ugereranyije n'izindi hoteli zubakwa mu kiyaga cya Kivu, aho ubuyobozi bwayo buvuga ko babikoze bashaka ko abanyarwanda bayisangamo bakishimira ubwiza bw'igihugu Imana yabahaye. Icyumba genza muri ino hoteli cyishyurwa amafaranga 60 ku ijoro, mu gihe icya make cyishyurwa 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ntwari Janvier umaze imyaka 8 ayobora Bethany Hotel avuga ko serivisi zabo zishimwa n'ababagana bitewe n'abakozi b'abanyamwuga bahakora. Restaurant n'akabari bya Bethany Hotel byubatse neza hafi y'ikiyaga cya Kivu mu mafu n'akayaga keza bituruka muri icyo kiyaga, cyabayeho mu myaka igera kuri miliyoni 5 ishize. Iyo usuye ino hoteli utemberezwa ibirwa bitandukanye muri mu kiyaga cya Kivu hifashishije ubwato bwaho, ubasha gusobanukirwa n'amateka y'ibirwa bitandukanye nk'akagwa k'Amahoro, akagwa k'Inkende ndetse n'ibindi. Urebye kure mu musozi wa Bethany Hotel yubatse ntiwamenya ko harimo inyubako kuko ikikijwe n'ibiti byinshi, ahatari ibiti hakaba hari ubusitani. Pasiteri Sibomana avuga ko bagize intego nyuma yo kubona gahunda igihugu cyihaye wo kuba icya mbere mu kubungabunga ibidukikije.
hoteli huzuye coffee shop zigezweho, ikaba imwe mu zihagaze mu mujyi wa Karongi, igamije kumvisha abasarura uwo mujyi icyanga cy'ikawa ira mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Kuri ubu Bethany Hotel yaguye amarembo kuko ifite amashami mu karere ka Rubavu, i Kigali na Nyagatare. Ngaho nguko ibya Bethany Hotel iherereye mu karere ka Karongi. Umudugudu wa Nyarurembo mu kagari ka Kibuye. Njye mwumvaga ni Niyonshuti Cedric. Kandi subscribe kuri Eagle Magic TV niba utarabikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu uko bukeye n'uko bwije, ndetse ube inshuti yacu ya buri munsi. Tuzongere kubura mu kindi kiganiro.